bishobora gukurura inkeke. Ndavuga bimwe, bura hari byinshi ndi kurengaho, ndi gusimbuka cyane kuri uyu mugabo muri introduction. Uyu mugabo muri minisante yazengereje abantu kugera no ku bakozi yakoreshaga, mpabwa amakuru n'abantu n'amanimero ari anonymous batabaza ubugome n'ubucuyi uyu mugabo yari kubakorera muri minisante. Abakozi, uyu mugabo yafashe abantu barenga 8 bose arabirukana. Ikintu cyambabaje, Mike mu bantu namuhaye, namubwira nti Mike itonde njyewe uri umuyobozi, amakuru nahawe naya ende 3. Aya makuru nayahawe nange mu bakozi ukoresha, hindura uburyo bikoramo. Naramurabuye ndanamubwira, ngera naho fata nimero ndamubwira nti ganiriza aba bantu, umuntu wampaye amakuru nguyu. Ikintu cyantangaje, Mike uwo muntu yahise amwirukana mu kazi immediately muri minisante. Abantu muri minisante nimvuga Mike Habinshuti muraza kubyumva. Nimvuga Mike Habinshuti, abantu muri minisante muraza kubyumva. Nimvuga Habinshuti Mike, abantu bo muri 155 cyangwa muri showbiz, ku bantu begereye Bruce Melody, uyu mugabo muraza kumwumva cyane mwiruka. Uyu niwe Habinshuti ndi kubabwira. Uyu ni umugabo ukomeye mu gihugu. Uyu ni umugabo wari ufite profile cyangwa ufite profile yakasa mutwe. Mujye kuri LinkedIn mwandike mu Mike Habinshuti muraza kumbwira. Tugende gakeya. Habinshuti yafasha abakozi bo muri minisante, ababaga bufuni na buhoro, yirukana uhumetse igihumetse cyose. Uwo yabonaga akabona isura itamushimishije, uwo ngo yajugunyaga gasiya hanze. Abakozi baratabaza, ariko kuko batashakaga kubura akazi kabo, Mike aragenda, bakaza kunshaka bari anonymous bagakoresha inimero zindi. Godfather Mike uyu niwe watangaga clean medical report igihe 155 yakekwagaho gukoresha drugs. Genda yo hirya banditse yakekwagaho yaketsweho ryari. So stop that nonsense. Tugende gato yamunyve neza cyane. Mike uyu nguyu byabaye birebire, ariko noneho mu matwi y'abantu ntabwo ngende buze gushinja urwango umuntu ntari mu mutima we. Ibi ngibi bikavuga ko Mike yatanze amafaranga menshi, yaje mu kabari ntatinye kuvugira mu mugaragaro ko yanga umuhanzi bita The Ben. Ndamwanga n'umutima wanjye wose. Ibi ngibi byatangazaga benshi, kugeraho Mike yishuraga amafaranga y'umurengera kugira ngo indirimbo z'uyu muhanzi zitaza gukinwa. Ibi ngibi ni bivugwa. I have no proof yuko ibi ngibi yabikoraga, ariko byavuzwe 1 2 3 ko uyu mugabo we akora ibishoboka, wakanabivuga no mu kabari yamaze gufata agatama, akavuga ko ikintu cyitwa umuntu bita The Ben amwanga n'umutima we wose. Ibyo byaravuzwe. Hari ibyo ntashobora kuvuga, hari ibyo ntafitiye ibimenyetso bifatika, hari amagambo akakaye yakoresheje mu Bubiligi yerekeranye n'abandi bahanzi. Uyu mugabo hari bivugwa n'amagambo mabi cyane yakoresheje bari bagiye mu Bubiligi, akoresha amagambo ntari buze gusubiramo, akoresha amagambo mabi cyane ku mwana bari bajyanye bita Medbeat, bari muri Airbnb bari bashyikiriyemo mu Bubiligi. Mike akoresha amagambo akakaye kugeza amasaha yahungabanije uyu mwana. Aya magambo yaje gushimangirwa n'umugabo w'umurundi bari kumwe mu Bubiligi, barongera bagaruka i Rwanda. Ibi ngibi byo ntabwo naza kubigaruka kuko ntabwo bifitiye ibimenyetso bifatika, biri tangible. Ko wari igihe ufitiye ibimenyetso byo kuvuga ngo ngiye Godfather kunzanira ibimenyetso bivuga ngo baravuze ngo, nta majwi nta shusho, ibyo bimenyetso, ibyo byitangabuhamya ntabwo ngenda urukiko. No, mbwira abantu ibintu bifite ibimenyetso, avuga ati ngibi byavuzwe itariki n'iyi, dore ngirijwi, dore ngiye shusho, ari kubikora cyangwa ari kubivuga. Iyo ntafite ibyo bintu rero, ibyo mbyitwa ngo byaravuzwe, ngo ni amagambo, ntabwo ibyo ngibyo bihagararaho. Ariko ibyo byavugiwe mu Bubiligi ni ibintu biri danger,
ariko ntafite ibimenyetso either nibyo cyangwa nuko muharabika. Uyu mukozi mugende mwandikemo Mike Habinshuti mu Bubirigi, muri Minisante. Ni umuntu n'uyu munsi ndatekereza kuri LinkedIn ariyo title igihari, ntabwo yigeze ahindura title uyu mugabo. Jesus Christ. Iyi nkuru rero ngo byagenze bite? Ariko koko iyi nkuru ngo byagenze bite? Musharinge mwoka byaramwe munshengera abantu muri Minisante, muri maragaza kunshengera abantu muri Minisante, munshengera abantu muri 155, kuko niho uyu mugabo niho iwabo mu rugo, niho iwabo mu rugo, niho yakoreye uyu mwanda n'aya mabi. Mike yakomeje kugaruka mu matwi kenshi cyane, nabisobanuye, yaba mu ikubitwa ry'uriya mwana wari wavuga ko akajya mu bitaro, akajya muri koma, yaba mu kugonga imikindo ya leta, bakagonga imodoka bakayita bakiruka. Ibi byakozwe na Mike. Mike ahantu hose yakoraga yari ameze nka dinozoro, yahasigaga umuriro uri kwaka. Mfite abakozi 8 bo muri Minisante uyu mugabo yirukanye mbere yuko we avamo. Mike muri Minisante ntabwo yigeze yirukana, ahubwo yarasezeye. Abantu muri kunyandikira, ntabwo Mike yigeze yirukanwa muri Minisante. Oya, yarasezeye muri kuvanga ibintu. Umuntu wirukanwe muri Minisante ni umuntu bita Iyakaramye Zaki, wari ukomeye kurusha na Mike by the way. Niwe wirukanwe. Mwirira adabizi hano abantu benshi muraza kumva ibi bintu. Mike yaragiye aba nka virus, yaragiye muri Minisante ayoboza inkoni y'icyuma, abantu babaga bufuni na buhoro. Rukumva? Abantu muri Rwanda ngo Mike Karangwa ni Mike Habinshuti, ntabwo ari Mike Karangwa. Abantu bazi amafoto iyo mu minsi yashize ya Bruce Melody, Mike yari umujyanama, yari inshuti yakadasohoka. Y'umuntu bita Bruce Melody, yari inshuti ye ya hafi cyane, mbere yuko amuhinduka nk'ibisusa nawe akamuruka. Ariko abantu ni igitangaza. Ahangaha mu nyumva neza, tugende gake. Uyu Mike ibintu bye ni byinshi, hari byo hari buze kwinjira deep. Ngiye nababwiye ko ibintu ntafite ibimenyetso ngo dufata kubishyira ku karubanda birangora. Nibi ngibi bya The Ben n'uyu mugabo kumwanga akabishyira ku mugaragaro, nuko ngo bifite yabyivugiye akanashyira mu bikorwa, akishyura abantu kugeza naho adashobora gukinisha indirimbo za The Ben, azishyura ntibazikine. Yagerageje kurambika uyu muhanzi hasi, ariko bifata y'ubusa. Uwo nuwo bita Mike Habinshuti. Akora ibishoboka, akoresha imbaraga ze zose, ariko birananirana kuko The Ben afite izina rikomeye, umugabo adashobora kurambika hasi. Ibi ni ibivugwa. Mike rero ngo byaje kugenda gute? Kubera iki Mike ndi kumuvugaho nonaha cyangwa mugaruye nonaha? Bya bintu nababwiraga byose by'uyu mugabo Mike, nababwiraga nje nagezeho ngewe ubwanjye ibintu uko amakuru yazaga, naravuze maybe abantu wasanga ari babi. Umuntu w'umuyobozi nk'uyu nguyu ntabwo ashobora gukora ibingibi ari kuvugwaho, kugeza ku bakozi bo muri Minisante akorana nabo ngo bari banzanira amakuru bavuga ko abashyize ku gisongo, abamereye nabi. Ngewe nafashe abantu mu nshuti za hafi, ndavuga ati mubwire uyu mugabo yitonde, kuko ashobora kuba hari abatamwishimiye, bakaba bari kugira gute, bashaka kumuharabika. Ariko niba atari kumuharabika, murabigira ngo nzi kunyura uruhande, niba atari kumuharabika, arebe ukuntu atunganya ibibazo bihari afite mu bakozi be. Nje namwitumiyeho abantu, ngerageza nkora ibishoboka. Ariko ikintu cyaje kuntungura nyuma yaho, nuko amakuru namuhaye yo kugira ngo yisubireho arangize n'ikibazo yari afite muri Minisante, Mike yakoze ibishoboka ahita yirukana muri Minisante abakozi 8 bro, akoresheje imbaraga ze yari afite, kuko ari umuntu ukomeye muri Minisante. Ni umuhanga, uyu mugabo ni umuhanga, ntabwo ari n'importe qui. Niba bari umuhanga, nuko yari afite n'umuntu ufite profile, yari akomeye muri Minisante. Ibyo byose kubyigaraguramo Mike byaje kurangira
Mike nyuma yo gukora ibyo byose, nyuma yo gucura bufuna abantu bo muri minisante, abakozi n'izina ry'Imana nimujya gukora iperereza murasanga muri minisante hari abana n'abakozi bari bafite impano bakoraga akazi neza birukanywe na Mike, bari bafite impano bari bashoboye. Uyu mugabo mbere yo kugenda asiga bakubuyemo, arabirukana bitewe n'imbaraga yari afite. Nta perereza ryakozwe. Aba bana abasa turi kuvugana na abashomeri, abandi yabasimbuje abandi. Ntabwo ndi bushye deep, icyo cyo nuko leta n'icya deep izi amakuru menshi cyane no kundusha n'impamvu uyu mugabo yabikoraga. Ndekaza ko mubizi cyane kundusha. Ntabwo ndi bushye deep, icyo cyo nuko mubizi. Byaje kugenda gute rero? N'impamvu y'iyi nkuru y'aka kanya. Nyuma y'ibyo byose nari ndi gusasira inkuru kugira ngo mwumve uyu mugabo. Ngiye ntabwo njya mvuga ibintu, ninjya mvuga ibintu end of the day. Iyo mu nkuru navuze haje izi zivuguruza Godfather ndemera nkaza hano ngaterwa amabuye kavuga ati inkuru natangaje ntabwo amakuru yagenze nkuko nabyifuzaga cyangwa nari mfite amakuru atariyo, ni mu mbambe mu ntera babiko natangaje amakuru y'ibihuha. That is me, niko bimeze. Ariko end of the day iyo resulta zigarutse mu nkuru nagiye nkora birenze rimwe, izo resulta zikaza nsanga naribeshye, Godfather ndagaruka no nkabivuga, ngashyira ukuri ahagaragara. Wa muntu nkamuhinda bobeze mu clearing izina rye, nkemera mukandira amabuye, nkemera gufata igisebo cyo gutangaza inkuru cyangwa cyo kuvuga ibintu ntari mpagazeho. Uwo niwe ngiye Godfather. Ariko iyo za nkuru zigarutse end of the day zikagaruka zishimangira ko ibyo navugaga byari bifite ukuri, Godfather nabwo ndagaruka no nkaza nkabivuga. Kubera iki uyu Mike wazengereje urubyiruko rw'u Rwanda muri minisante, agafata abana bafite impano, abana bari barangije amashuri, agafata kuwa agatsinsura akirukana. Ariko se ni gute umuntu wari ufite umwanya utari uwa mbere muze kumbariza abantu muri minisante, umuntu yirukana abantu barenze batanu ari umuntu umwe, akirukanisha uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu akabigiramo uruhari, abana bakirukanwa bari mu kazi. Mukuri perezida nimusanga muri minisante abantu batarirukanwe na Mike ku giti cye, Godfather n'abantangaza ibihuha yarabikoze, arabirukana arabamaramo kuko ari umuntu ukomeye. Icyo ngicyo tukiva tukije uruhande. Uyu Mike nkuko nabibasobanuriye mu nkuru zose nigeze gupostinga amafoto, mu nkuru zose z'ubusinzi abantu baguye isindwe, uyu mugabo ntabwo yari agiye gusenya minisante gusa, ahubwo yashatse kugerageza no gusenya 155. Iyi 155 iyi rebo ikora ibitangaza mu gihugu, itirenze no mu gihugu, isigaye ikora ibintu by'akasamutwe. Uyu mugabo yaje gusanga yayinjiyemo ameze nka virusi muri yo, bitewe nuko ikimara gusayiningisha umuntu bita Bruce Melody 155 of course yari itegetswe kwakira umujyanama we, inshuti yakadasohoka, mukuru we apana mu maraso, mukuru we mu rukundo no buri kimwe wa Bruce Melody. Ntabwo ari kwakira Bruce Melody iyi nzu itakiriye umuntu bita Mike. Mike yaje kwisanga muri iyi nzu. Niba mubyibuka muri saga navuze za 155 aho twagarutse ku